Wasa our people, it is Warizi wa Kigali YouTube channel yonyine ishobora kukugezaho amakuru yizewe kandi agezweho hano mu myidagaduro. Ndagusuhuje rero we wahisemo kubana natwe, kora subscribe, ukoreshe ya ndetse na comment, ukomeze kuryoherwa n'ibindi biganiro byacu bitandukanye. Eastern Province mumeze gute, Western Province mumeze gute, amajyepfo amajyaruguru mwese ndabasuhuje, Kigali City mumeze gute, ndetse n'abatwumva bari hanze y'u Rwanda ndavuga aba diaspora kabisa, turabashimira cyane uburyo mukunda Kigali Tube. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, turaza guhera ku ndyarya n'indyamirizi. Ese hagati ya Niyo Bosco na Emirene ninde ryarya indyamirizi ninde? Turanyarukire muri Kisama Award zaraye zitanzwe, ibintu byari byifashe gute, abazitwaye ese barazikwiye? Hari byatangajwe n'abahanzi, bamwe bari mu marira abandi bari mu byishimo, byose uraza kubyumva hano. Ikindi kintu cya gatatu tutari buze gusiga, Ariel Wezi yakirwa nk'umwamikazi hariya mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Ibintu byari bimeze gute? Byinshi yarabitangaje, ibinyamakuru byaranditse, n'udushya drama ya Musanze stage. Wallahi komeza ubane natwe, ndaje najye mu kanya mbikuramburire. Nanone rero mbahaye ikaze kuri Kigali Tube. Dukomeze rero dusesengura amakuru yacu. Uyu ni Emirene na Niyo Bosco, indyarya rahimwe n'indyamirizi. Kugira abantu bite indyarya Emirene byaturutse he? Byaturutse ku mabaruwa Niyo Bosco yagiye yandika, ndetse bashingira no kuri fact nyinshi zitandukanye. Mbere na mbere Emirene ni umuntu ugenda afasha abantu batandukanye kugira ngo bazamure impano zabo, ariko yabona ngo nta kintu azagukuramo ahita kwihorera akaguta ibikari. Ingero dufite hano turareba nk'umuhanzi bita Adibi muramwibuka, no muhanzi w'umukobwa yakuye hariya mu karere ka Kirehe, araza mu kureba indirimbo imwe, isi birangiye irafeiringa, ntiyagira views nyinshi cyangwa se ntiyakundwa mu gihugu. Uyu nawe yamutaye ibikari. Undi nanone muzi cyane kandi mukunda no umusore wanyu Kenny, yaririmbye indirimbo Imana y'imihanda. Muzi Emirene yasanze ku muhanda, yagiye akamukorera indirimbo, ariko ngo nawe yabonye Kenny adacuruza amuta imihanda. Ibi ni bivugwa mu gushinja Emirene uburyarya. Ikindi cya kabiri rero dushingiye ku ibaruwa Niyo Bosco ubwe yandikiye, yavuze ko arambiwe guhaza ibifu by'abandi, icyo kiri kwicwa n'inzara, kandi avuga ko atishimiye uwo ari kuba we, kandi atariteguye kuba uwo ari kuba we, ahubwo anyuzwe n'uwo yari asanzwe ari we mbere. Uyu rero ni Niyo Bosco yagiye yivugira ibintu bitandukanye. Ubundi buryarya bashinja Emirene nuko indirimbo zose Vestina na Dorcas baririmba ari Niyo Bosco aba yazanditse, kandi Niyo Bosco ntagire na gake yishyurwa kuri izo ndirimbo. Ikindi nanone nakubwira, kuko ibintu ni byinshi, nuko Niyo Bosco YouTube channel ze ndetse n'ibitaramo agenda akorana na Emirene, dore ko MI Empire ariyo management ye, atajya yishyurwa byibuze na 30% yavuye muri ibyo bitaramo, cyangwa se yavuye kuri YouTube ya Niyo Bosco. Aya rero ni amakuru tugenda tubagezaho agenda avugwa. Noneho Niyo Bosco nawe rero ariko akaba ashinjwa kuba hari imico afite Emirene atakundaga, yashakaga kuba yamukumira kugira ngo ayikore, ariko Niyo Bosco bikamubabaza, bikagaragara nkaho atisanzuye, agakomeza nawe kumuryarya nyine, akamuhima, akamwihorera, akamwereka ko bari kumwe. Ikindi kintu karundura cyaje kibirangiza, ni ibaruwa ivuga neza ko Niyo Bosco asezeye muri MI Empire. Nyuma yaho bahita bategura ikiganiro kigomba kuba live kuri YouTube. Uyu ni Emirene ndetse na Niyo Bosco ko bagomba gukora. Rero twababwira ko ikiganiro cyabaye, bakaba baratangaje ko batandukanye neza. Iki nacyo gifatwa nk'uburyarya, kuko niba Emirene ari we managingaga Niyo Bosco, bagakora ikiganiro noneho kuri YouTube bavuga ukuntu batandukanye neza, still ni bwa buryarya bugikomeje, ari guhimwa n'indyamirize nawe akamwemerera akaza bagakorana, bakabwira abantu ko nta kibazo cyabayeho. Kandi twamenyemo nuko twabwira ko buriya indirimbo bita Ibaruwa
Niyo Bosco yari yise umuvandimwe ariko Emirene arabyanga bayita ibaruwa. Okay, ariko Niyo Bosco n'ubundi akaba yahawe uburenganzira busesuye kuri YouTube channel ze kandi akaba atanasabwa amafaranga yishyurwa kuri copyright. Iyo rero ni story yose ya Niyo Bosco muri make tuba tubanyuriyemo, ndetse na Emirene yamumanagingaga mu buzima bwe bwa buri munsi. Ariko naho ntabwo twara kwabwira ko Niyo Bosco n'ubundi ashimira Emirene ni Murinda Habi Irene uhagarariye MI Empire. Abo rero twagenda tukababwira ku muntu bita Chris Easy arashinjwa kugura ibihembo bya Kisama Award biri muri Kisama Award, aho yatwaye igihembo cy'umuhanzi ukizamuka mushya, the new artist Kisama Award 2022 yatwawe no bita Chris Easy. Chris Easy rero ntabwo yagarukiye aha, yakoze hit tuzi nka Inana, nayo yatwaye igihembo cya hit ya Sama cyangwa se indirimbo y'umwaka yakunzwe hano iwacu mu Rwanda. Ku bindi bihembo rero umuhanzi bita Bwiza akaba atishimiye uko byagenze, akaba ari kurira aho yavugaga ko ari we muhanzi mushya w'umwaka mu bakobwa kandi yakoze cyane. Rero iki gihembo kikaba cyahawe uwo bita Aline Sano. Bwiza rero guturuka muri Kikas Music kuko niyo imumanaginga, akaba atishimiwe uyu mwanzuro wafashwe n'abajaji batanga Kisama Award. Aya ni amakuru mugezwaho na Kigali Tube tuba twabateguriye ariko kuvugwa mu myidagaduro. Abandi bahanzi rero twavuga baba batwaye ibihembo abandi bakarira, nuko uwo twakita Ken Solo yamaze kuba umuhanzi w'umwaka, yakoze cyane kandi yakoze neza ibikorwa bigiye bitandukanye. Ken Solo yahawe rero icyo gihembo. Ikindi twababwira albumu nta yindi ni ya nyakwigendera Ivan Buravan, niyo yabaye itsinda. Iyi ni albumu twaje, niyo yabaye rero albumu y'umwaka muri Kisama Award. Muri make naho nuko ibintu byabaye bigenda. Nkuko rero tugukusanyiriza amakuru agiye atandukanye nta na make dusize cyangwa ngo twibagirwe, reka twikoze kuri Ariel Wise yagize mu Burundi bamufata nk'umwamikazi. Nabonye anatembera kuri Tanganyika ibintu bimeze fresh. Rero mu gitaramo cye Ariel Wise yishimiwe cyane n'abarundi ku buryo butangaje. Agashya kabaye ku ndirimbo Ariel Wise afitanye n'uwo bita Juno Kizigenza, nuko yayiririmbye stage igitangira ako kanya umuhanzi bita Dramati akaba ayaraje akamufasha mu mwanya wa Juno Kizigenza, n'ubundi abantu bakabyishimira. Nyuma rero yo gusoza igitaramo Ariel Wise nanone akaba yapanze kugaruka i Kigali kandi yashimiye abarundi bose n'abanyarwanda bafashe rutembikirere cyangwa se bafashe imodoka bakerekeza hariya mu gihugu cy'u Burundi kumushyigikira mu gitaramo cye gitandukanye. Mu gitaramo cye yabaye akorera hariya mu Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Ariko nanone tutarasoza ntabwo twabura kukwibutsa gukora subscribe, share, like ndetse ukanatanga igitekerezo cyawe. Tanga comment utubwire icyo tudakora neza tugikosore. Utange comment ni waba udushimira ntacyo bitwaye, ndetse wemere gutanga comment ku makuru tuba twakugejejeho kugira tubone yuko mwayakiriye neza cyangwa nabi. Nta handi tubipimira uretse muri comment zanyu. Bwira n'abandi bantu ko iyi ari YouTube channel yonyine ishobora kuguha amakuru agezweho kandi yizewe. Niba batari hano bamenye yuko bahombye. Ibintu dukora biri professionnel kandi tubifitemo impano. Murakoze cyane mwese. Kigali Tube yo nakagaruka buri saha buri munota, tuba ducungira hafi amakuru ari gucaracara tukayabagezaho. Murakoze cyane, mugire impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.